Amen. Hallelujah. Amen. namwe barasanga kaho nyine banyirusha nyuma y'umumbara zamura kare kumuraga kutamu fata microphone Maitre. rero ndanezerewe cyane umwanya w'Imana niriwe mu burasirazuba twavugana n'amasezerano sinageze mu rugo hose rero ndashimira Imana ko tubonera uyu mwanya wayo kugira ngo tubashe kuganira nawe. yego Turabashimira gutekereza kumva ko dukwiye kuba namwe ndabashimiye rwose kubana namwe isura n'amasha harimo abantu benshi ariko n'ibyo abo dusanzwe tuziranye n'ayo masura mashasha mwese ndabishimira. Amen. Ndanezerewe mbivuze ako kremi azumvishe cyane. Ndashimira uno mwana uriya umuntu nabivinze neza Imana nizireba izireba igitandukanye mu byaha izireba mu nda mama twite abavuze za mukobwa umubyeyi n'umugabo ariko iyo kuko ariyo imenya icyo tuzoba cyo tutarabaho yari izi ko uyu mwana azabicara icyo nuko babaho baravuka baba hariya kimisange mu buzima twese gusa n'ubwo gupfundika bw'icyo kakacuranga nyine tutafashe biriya zo kubyumva ngo bareba ba musore na ba kibonge na ba Imana ishimwe bamima baza ku musozi kakaza kakicaraho kakareba kakareba noneho ugiye kubwiriza iwabo bombi na mukuru we bari batakukira ubwana buto kugira ngo bari bakiri budafashe babacamo ariko nyine bukabuka uje mbonamo iyo mpano y'Imana tuvuge ngo amen kuko Imana yambaye abacuranzi Imana yarabanga muzi sinzi aho baza bakora kidani simbazi sinomenya n'uburyo baza bafata kiriya ariko iriya haza hatahura icyo Imana ishaka nzamenye umucuranzi kamukoso nzakosora nzobera ari nka ubundi kakoca abacuranzi babaye benshi nikaho batakigezweho kandi arubanda kamima mubamukije ngo mugitaramo n'ututatu bagatanga kuri twe twabiha tuzi kubyumva no kuda uyu mwana namukuru babona neza noneho ndababaza kandi nabajije mu rusengero nk'uko mbaza uyu mwana bazakugurisa kumesha ngo isabo
n'abana b'umugiranye na nase n'abantu bacu mbaza ndakabaza bazakureka yaya we ariko izo nawe mubaje ariko kera nose reba ukuntu amakamisa y'abazatu agaciro pasiteri azoyoboye ye mugyo y'ukanisa tinjofata ikanisa n'abantu itorero n'abantu aho umuzogende muvuge ngo alarume ibeho bibayeho kubera ndenje umwetu y'umwana agira kuza aza kumva abantu bakibonye bamusore ariko kwikanisa bata kibari hagaci ndamupfukanisha ndabango uyu mwana byadona muzara na Yarakumbuwe tiwagira no tiwagira inama nabo ngo bazobyare Clement binyabyishimo tiwagira ubona iriya gasi mumaze kubiririmba ibimenya ko bano bana bazombico barico kubera ko bano batamenye ico uyu mwana azaba kibabi agaciro ndarimbuye ubakure hano uzabajana aho bakene rero ndashimira Imana ikomeje data ko mwakomeje kimwe nashatse kandi zabaco izina rusanga wa Yesu n'umubanye tugiye kuganira umwanya mutoya kubera za gahunda hafi nyinshi reka dusome uyu murongo wo muri Bibiliya tuganire umwanya Imana ihaye muto ariko tuzase usanga muvuge ngo amen mwongere ngo haleluya amen Bibiliya iravuga ngo Imana yabwiye Mose abalewi nibo bari baratowe kuzaba abatanga ibona ko nyine bitandukanye n'uzanye aho pasiteri banone ntabwo tu aho ntuza gato ariko majorite kubera ko Imana yabonaga ko aribo rumuri kubera ko Imana yabonaga ko aribo bazareba kubera ko Imana yabonaga ko aribo bazirukirwa kubera ko Imana yabonaga ko aribo bazayobora isi kubera ko Imana yabonaga ko abakristo tuzatubirukiraho mfasha sengera nahuye n'ikigaragazo nabuze icyerekezo nabuze umurongo nabuze umupastor akamubwira inama nyamara akamusenga ibwira Mose bazobwira abatanzi aribo balewe ibintu kabita tuvuge ngo haleluya icyambere iramubwira ngo inkwi ntizikabure kugicana ndaza gusobanura inkwi cyane ariko sibyo nenda kugasiza ukoresha inkwi ntizikabure kugicaniro n'umunsi n'umwe dore muzahore mwenyegeza turuwa muzahore muri maso timukaranga noneho ngo arangize amaze kubabwira ibyo arabatangariza amakuru arababwira ngo inkwi n'amasengesho nico cyamaze niko naribize ne pastor nico cyamaze za ministeri nico cyatamaumbi bakiba tamaumbi tayo basigaye ko majwi bugende Yesu yabahaye yampano tisenge ndakunda kuri kado bamimani n'inkabahamya abangaba bo kibige baje matwasha bageze baje kudufasha tugasirimba kubera kutamenya imvura tukiva mu kanyanga tutanzicekeza
twese dukishijwe twaba twizera gusa mu mugani niho mimara akivumbura apokeje bakivumbura bamusore gusa twabareza saa munani ubisazi ibiri ubwo bashitse kare tukabareza saa munani mu rwabo karibu abashitsi twatumiye cyangwa se none ko iyo minota ya saa munani kera abantu bamwe baba bamaze gusinzira abandi bana bagiye kuryama muri santere murahibuza abageze babaza mwene datangima noneho n'abasediki bageze batakiyumuni ngo barangize bagahakado nk'iminota kubera ko bantu ba kadakabwiza k'iminota k'icumi da cyangwa k'icumi n'itanu noneho njewe ndavuga ku giti cyane ka njaga kubaza n'amazi ariko data ibi ni twari soma kandi bato bakubitatu bawe niki kudo n'amazi kudo ni wantu yego kadarambwira ngo bizabiva mu gusenga senga tuma kila igihe buri gihe amasengesho ndaka muvuye niyazatanga impano kuri uzuririmba nimba utazusengera impano yawe uzuririmba nk'abandi kata kimusi ko Dawidi si ukwegeza agira gusa tiyageza yari huduma gutya ikida amapepo gusa akaza amaboro giriya muri sawa kubera imbaraga yahoraga igicaniro cya Dawidi cyahoraga kirimo imbaraga yego nko gusokoza amamodeli aramubwira ngo muzahore mwenyegeza haleluya muzahore mwenyegeza ko kwenyegeza wenda twabwira abana bavukiye hano nk'abakere bakuze hano ku kibuga no gukora ariko nk'abantu bagiye mu buru uburyo twagaza twenyere mama gusigaye nk'ibishimbo iby'ubunyere biri mu gusha mu masegonda ibishimbo byo kurya nimugoroba mukabiteka kuva mukira tugenze bimurikaramo ibishimbo byo muri Kongo mose arababwira ngo Imana yambwiye ngo muzohore mwe amasengesho muzohore muyasuruka muri mu muhanda muzatwenyegeza turi muri bisi turi muri bisi shira umuteto wenyegeze uri mu kazi wenyegeze uri mu muhanda wenyegeze uri muri dushe wenyegeze uri muri epeti muzamubwira ngo gusenga ntusabuza enyegeza bazahore benyegeza bazabe maso timukarangare batobya
injije umuntu ku bujama bwiwe naho aje kwangiza. Timuzi ko birirwa ngo Nehemiya amaze gukora huduma neza ya Yesu neza ayishuri yamaza ngo arakoropa aroza. Abavandimwe niba ukeneye kwaguka se keneye ko igikorwa kitazarindagira gikomeza kwitwa igikorwa cy'Imana, senga. Amen. Senga. Amen. Sikuriya mwana wacu ari kurimba ngo senga wongere ngo kufanyoza nzagukiriza. Amasengesho ni azatuma twegera iki Imana. Amasengesho ni atutoza gusoma Bibiliya. Amasengesho ni azatutoza gukunda repetition no gukunda umurimo no gukorera Imana no gutanga Imana. Amasengesho hari muri 62 mu ndirimbo zo gushimisha zagakiza yaravuze ngo amasengesho twadusenga ngo azatumbarira mu kirere ngo agatambuka twabaye kabasoma ho buke ngo agatambuka inyenyeri zibanka mwese mwararebye ku masomo agatambuka ngo inyenyeri ngo akagenda nico kintu nasanze kiza ubuturo aho Imana izirara. Ofisa y'Imana izwi n'amasengesho. Aho Imana izijya gukorera lunch n'amasengesho hasi n'ibiziko. Aho Imana izitemberera muri jardin yawe taki sindirimbo sukuzuzwa sukwerekwa sugushamburya sukumenya ijambo ry'Imana nugusenga ngo akagenda agashika ku rugi rw'iki ku rugi rw'Imana. Amasengesho ni yazana gukubitaho dukaba ninde Cedric akaninde kale église kareba église ga yahudumiye neza kaza kumbuka ati wi abantu bahudumiye kandi amasengesho niyo za komandima. Senga yego senga senga mirongo 73 murongo wa 28 Zaburi 73 murongo wa 28 murongo wa 28 wazo ngo ariko jewe kwegera Imana birokeza Umwami w'Uwiteka niwe ngize ubuhungiro kugira ngo namamaze imirimo wakoze yose. Ariko jeweho kwegera Imana niko kwiza kuri jewe cyangwa se kuri iki. Umwami w'Uwiteka niwe ngize ubuhungiro kugira ngo namamaze imirimo wakoze yose. Amen. Amen. Tugiye kuganira ako se sinarangije kwegera sinzi ko biri abije zo gusenga ariko sinzo nari kwegera Imana ni ugushaka Imana. Kwegera Imana ni kandi ukayishaka niki muzi turi gushaka muzi ukuntu turi mu gushaka imibereho hano abacuruzi n'ubwo ntabaza ariko uzi ukuntu ushakisha abakiriya uzi ukuntu ushakisha ahantu hari isoko ihendutse aho uja kurara muzi ukuntu tuziruka muzi uburyo dushakisha imibereho muzi uburyo twita kuri uyu iyi ngiyi housing iyi ariko iriya mu bugingo iriya imbere tugasa naho atari ahacu tukisiga tuvuta twisa duparufe basore benshi kipuriza iriya kwegera iki iyi ni Zaburi ya Asafu. Amatsinda y'Abanyesirayeli yari mu matsinda 3 y'abaririmbyi b'abahangaga kandi apana 30 apana 20 apana 5 baririmbyi magana. Asafu yarayoboye itsinda
irindi rikayoborwa nawe irindi rikayoborwa nawe ijya Asafu nijyo ngiye kuvuga. Asafu ngo agiye kwitegereza muri public hano hanze ngo arebye mu buryo bw'imibereho ngo asanga abanebwe abanyantegenke abaprodere abagotomera ukwishuka n'abandi bakora ibindi bidashimishije Imana ngo asanga nibo bagira imibereho. Yego asanga ngo nibo bafite ubuzima, atangira ngo kwitotomba. Uyisomye neza uhereye ku murongo wa mbere haravuga ngo nari nshaka ngo naranyere ngo nendaga gutibuka mu mwobo kubera kubaba nari hafi gutibuka gahari wotibuka santu weza ubanutse wohanukira heza se Iyo nimero za diyama. Nimero ya. Ugiye ngo kumanura ivo kugatibuka. Ubuti bitse neza. Umete sana. Bila ngo mubashe ku. Mubashe ku. Kandi ndara. Ndaga kuba. Ngo arabibona ngo amaze kubireba ngo akomeje kwitegereza na huduma ya huduma twavuze ngo akomeje kwenyegeza arenyegeza ngo Imana yo mu ijuru ngo ija kumwishuri muvuye ngo amen ngo imwereka ngo iherezo ngo ryayanzira y'ababanje bonye bafite imibereho ngo asanga ngo iherezo ry'inzira yabo ni kurimbuka. Nunabisoma kuri 27 haravuga ngo abaja kure bose y'Imana abaja kure bataza bamwegera bose ngo bazarimbuka. Mwaje kubwira Musa aramubwira ngo kwera kwanje nzakumenyekanisha mu banyegera. Bikabye Musa byo cyo kubatangaza sha kwendo bahezi yo kumenyeke ubabwire ngo kwera kwanje ndima kwerekanisha nzakugaragaza mu banyegera. Aje kugera rero kuri umurongo wa 28 gusoma yari yamaze kubona iherezo ryabo ko ari ukuri kurimbuka. Arahumuriza ka dirija ka conducteur mukuru warushinzwe abaririmbyi biyo timu yiwe amazara baho anyuya murongo aravuga ngo ariko jeho kubwanje kurwanje rwande nje wayishurirwe nje wakomeje kwenyegeza mba maso sinarangara harishurirwa mbonye arababwira ngo ariko njeweho muvuye ngo amen kubwanje kwegera Imana. Bibiliya ikirundi niyo yambwiye kaneza Kinyarwanda kizashaka kutunanya kure tutize école primaire na secondaire de twige cyane. Kirundi kiravuga ngo ariko jeho kwegera Imana niyo mahigwe kurici kwegera Imana 2 points nutu abana bizino na nutudomo bisobanura ubushatse gusobanura ico bavuze haruko mbuze ngo Cedric twarajanye tumaze gushika 2 points mbangiye kuvuga ivyo twakoze na Cedric iri ya hejuru ivyo twakoze Cedric twaragiye tujye gusura nyuma tugeze mu muhanda 2 points ngiye kuvuga gapajari twahuye amajaribu wahuye na Bibiliya iravuga ngo kwegera Imana ngo niyo mahigwe kuri ashira utwo tudomo. Avuga impamvu ya mbere yo kwegera Imana muvuge ngo amen. Aravuga ngo tuzegera Imana kubera ko twayigize ubuhungiro. Yego ndiyo kwenti ya mbere twegera Imana kubera ko ngo ariyo twagize iki ubuhungiro. Umurinzi w'167 mundi voza gushimisha aravuga ngo Yesu niwe nihishe yambereye ubuhungiro. Nico gituma tutazaduhungabana twafushije twaburaye twakenye aravuga ngo Yesu niwe nihishemo ini donc muri Yesu nimwo turi twihishe muri we muri Kristo niwe twagize iki ubuhungiro. Ntacankura
amahoro kuko namugize iki ubuhungiro igitero cya kane muvuge ngo amen kiravuga ngo kumamba y'abadayimoni azambere iki umuco igicucu kumamba azambere iki igicucu ngo nijoro akambera itara kubera ko namugize iki naramwegereye ndatahura menya neza ko iyo mwijuru niyo buhungiro bwacu igitero cya gatatu aravuga ngo mumvura azambera ubwoga kubera ko namugize iki ubuhungiro naramwegereye mugira iki ngo nta nubwo imivu komeraga ngo imvura iguye uri woreka inyagire mama ayaye imvura yoga ukayibona iraje tutariya ku kibuga uri hano hariho amaduka niki uko ngwino karibu koza kuga mama uranyumva kabare no mvura iyi ngiyi tutegereje ngo tumereze ibishimbo n'ibigori imvura yavugaga n'iy'ibigerageza n'iy'abadayi n'iy'intambara n'iy'amahwa n'iy'imisozi niyo yashakaga kuvuga aravuga ngo muri iyo mvura iwe kubera ko twamwegereye tukamenya ko ari bungiro aza tubera iki ubu ngo nta nubwo imivu y'abadayimoni ishobora igitero cyane nico cyamfashe n'ibindi ni byiza iravuga ngo nawe vuga ngo nawe kubera ko namugize ubuhungiro tazantekereza tazankoza isoni azakomeza mbere iki ubuhungiro semeno haleluya egera imana twariye utari wegera imana wabonye uruzaro utari wegera imana Yakobo yanditse ngo wegera imana nayo izoja kwegera uri mu bapfumu hariho nje uhora mwihutuma cyangwa wowe papa ije gushakisha umuntu uwaye utegereza ahantu hari kagashirwa abaturage bari mu guca batashe bari mu kuvuga ku mateleviziyo muri za Kamonyi n'ahandi aje kubira ari kujya kwegera hari wabari mu kurara muri 24 bari muri huduma bari ku gicaniro bari bakwenyegeza ireke kubasanga wegera imana mwariye wegera imana mwabonye aho wegera imana mwabonye iz'ubukode wegera imana wahunje wegera imana wabonye uruzaro wegera imana utabonye wegera imana uzafatishije wegera imana byacitse wegera imana byabaye nziza wegera imana amen muvuye ngo amen egera nicyo gituma urasanga kama ibintu byinshi babigenda bishira amazina hari abantu bari barubatse amazina usontine abantu bari bagize utinya no kubegera ukatinya Samuel Samuel bagazugara ku musozi Samuel umusozi mwara mu bitabo kimuzi ko umusozi nayo tirama Sauli yatunambuje gufata Dawudi bagashika bakereka bibende baragiga kumwe baragesa ngo bagiye kumuramutsa amakuru meza bari bamushiriye bari bagiye kumurangiriza ariko ngo bagere ku musozi w'umukozi w'Imana bari baregereye waramenye agaciro ko kwegera Imana wamenye kwenyegeza ngo bamare gushika bari yenyegeje ngo bashike bamatangira gukwerera Sauli akomasa timu ya mbere timu ya kabiri yakanigende none hiwe ngo ashike bibindi tandukanye n'abantu yamakura mu ngo mahuzu kubera yari yageze ku musozi w'umugaragu w'Imana wamenye agaciro ko kwegera iki Imana ayigira iki Zaburi ya 46 iravuga n'umuroba ngo Uwiteka niwe buhungiro bwa ngo nimbaraga ninu simbaraga
Subuhungiro gusa azatubera ubuhungiro akatubera imbaraga. Umwanditsi we bizakozwe n'umwabyo w'icakora tuzahabwa iki? Kabiri pastor kabiri yaravuze mama Satani naza rwanya imbuga. Yo yirwanya imbuga ishaka. Tashaka kuvuga mu yandi magambo. Abagabo batazo basenga n'abagore n'abakobwa batabamuri. Satani yashaka. Arishobora mwangamiye. Utari muri huduma yo gutwika amapepo ye, yo gutwika ibigaragazo byo kurwanya umurimo w'Imana za ministeri n'amatorero n'abashumba ngo barwanye. Ngo arwanye imzaro z'abana bacu n'abakozi b'Imana. Yo. Ariko azaja ngo kurwanya abakiri w'itaragiki cy'Imana. Abakiri w'inyenyeri babandi bakomeje kugira ngo kwenyegeza. Niyo Satani azahiga. Nudasenga menya ko washize Imana muri twose. Yego. Yesaya 62 umurongo wa 6 n'uwa 4. Haravuga ngo yema bibutsa umutimugahwe umutimugatu nukuta nukuba ngo iyo tugize pose Yesu azaja muri po Imana izija muri iyo wagiye mu ntege nke mama ngutangarize papa iyo wagiye mu bunebwe uzumenya ko Imana kuri wowe apana kuri wowe uzumenya ko Imana yahaye po warugiye tugategereze nguzasubizwa wajyanishije yego tukabitegereze. Iyo ni ingaruka y'ibitotsi, ingaruka y'intege nke. Muri Matayo haranditse aravuga ngo hari umuntu wahaye wajyahinga umurima ngo abibamwe amasaka asigira abanana bakoze ati garde session muncungiriye umurima basha cyakagira abantu bazoza ko gwarimisha ngo bimare nani by'umurima birasinzira ngo bamare gusinzira ngo baza babamwiki ngo urukundo none mu gitondo byabinebwe zanebwega nikaco bashatse kutwereka ko bagiye umutegenge barasinzira ziba baratubuza mu gitondo bazuko bamasana bamabikona ure bipanga boss ataza kuza boss arasanga ameze mu kino gihu harico yateye kana akazi kere kararangiye ntabwo twabaye maso twarara ranga twakomeza boswe kwenyegeza ni mutembe boss ati stop muge kunyangiriza inya hatoya iki gihuru ndacho wateyemo hatazogira umuntu cyane kuvuga turabanebwe twarize ukungu turubiba mu masakati no hati byatewe n'iki papa bose wacu we ureba kure iwe go wamenye ihuduma mwarasinzi murasinzira mu buja mu ntegenke umwanzarazara abiramo mubireke muyandi mara ndazo bakaba ni muja mu ntegenke donc le diable va profiter azo profita mu ntegenke zanyu mwarangaye wasinziriye yama kwiba fiance yego mwariko mucatinga ibintu biri ku murongo neza muri kuri gahunda nziza uri muri morale nziza imeze neza numa kubera za ntegenke bara wasinziriye gato ntahudumu yama mudembya kugenda fatana n'uri kama yekesi weke Imana wabonye fiance weke Imana utaba yego namaze kubirira ngo niyo izire biri wari mushumba akaba wow muzamu birimba hari nako nganiriza abantu muzamu irimba ibyo muta mureke kurebera ino babumye bino niho bagira kagace bazabaye umushumba wacu wagaze akakaragirira amezi 10 akadasubura inemba n'irirurenge abo twese twasubira agakubitika kimanika amezi 10 umuntu agavuga azima ikirugo ibiki izarwaye uweka inyana zavutse mu nzira
wotekereza ko uwo muntu yovamwo umwana ye zaturutse kubera Dawudi yatahuye imbaraga no kwegera iki amenya agaciro ko kuba hafi y'iki Imana, amenya agaciro ko gushaka iki Imana. Zaburi ya 44 ni ya bene ko ayo ni amakuru twese tuzi ko Kora na Biramu na Datani batigeze bikomporta neza imbere ya Mose n'imbere y'Imana, baragomera bamare kugoma bagomera n'Imana. Imana iraka imana kurakara mu kumvira bikoze muri discipline irebwa Mose azoshinga abana kwizira hajya tatsoma kubara abantu bigisha ko bangana izibona ko izo bigiye guteza Mose insécurité ni hahamuka kubera ububashiki hajya siko mwarebe mwavuze ngo nizigira hanyuma hajya mwamwikiriza irashoboye tana kimwe kimunani mu butaka arashoboye ubutaka n'ubwayo inyoni bizayo kimuzi ko ari kwibwira igikona nico kigira merwe kandi zikiba mu parmi les familles z'amacarnivore ariko gikunda kaho izo ni ibintu mwese muzi kiza kiba bibaye kurya kiba kigira ngo kirebe ko ariko imbaraga zishobora izo maze kuri yarayibwiye ngo nginya muzozuige murira Eli udashumyeho na izi shikari uko nayokeje na ikaranze ishike ari origin utagize ngaka n'agatsima uzozwa uta mwiriya ari kubishika mare kubera ko Mose yari yakabije kwegera Imana iramubwira ngo yashitse ari umubumbe wabutakawe yego bose papa patro wa ari umushitsi hari abashitsi mugiye kwake yamubwira Mose jari akote abegereye abakeneye kwegera Imana cyane no gusabana nayo no gutindana nayo no gusabana nayo mukurikire Mose tangi byo tangazo shaka abakeneye gusanga Kora na Biramu na Datani kote gauche namwe mugeza yabibwira ubutaka ahari abashitsi baje kubakingura ko barakomanga vuba muri discipline yabikingura muze bantu ibihumbi barohamye yamisubira ibonaga ko abantu bazogira iki yamisubira yabifunika muri discipline izatsi yamimeze ibindi bizatsi za Yesu ziza imejeje iz'amavoka ibarito ibiti z'amavoka mu cyubahiro cyayo yabibwira Mose ngo avance komeza umurimo abajye abakomoka kuri Kora batakwikiye basi bamaze gukura babwirwa amakuru kuva muri primary secondary bari bagenda baganirira uko basegitwaye baravuga ngo nkuko imparakazi ngiza yahagiswa wono gushaka amazi niko abakomoka kuri bakora batakwitwayeho neza twifuza dukenera dushaka tugufitiye inyota yo gukomeza kukwegera amen wegere niki wegere Imana n'abantu bozanga muzi ko abantu bari mukaza bari nico bituma baje muza muona ibintu kuma kwipanga hirya no hino zana kundi mukusanga ibintu biri kubera mu makanisa nizojewe na sisi bikanja ejo cyatumye ntinda mu kanyana kifite inyota namandeka ngo mbanze mviture inyota yose yiriya kwa Satani seze mbi nyuma naranje noneho ubundi ndazaga kundanga ngasanga bajya turi bari mu kanisa abaririnzi bari nibo babiri yanyota yo Bibiliya iravuga iyo dusomye muri Mariko ibice 10 wereka umurongo wa 46 haravuga ngo Bartimayo ya abantu bose bari bazi ko Yesu yazanwe no gukiza abantu ibyaha ari no kubakizingwa n'indwara n'ibigeragezo bitandukanye ngo noneho Bartimayo yumva amakuru ya Yesu ko wenda azaca hano kuri feruje n'urugera ko zanditse ya musamu genda ugafata ubusabusa ari mu mugisha hajya kuzuza tatwo nizo masaba turi mu mutima none
noneho igitangaza cyane Bartimayo amenya amakuru ngo amare kumenya amakuru azahaye aza nawe guteka ibara kuzariya kabeza ko hati cyangwa tutano n'inano ari batuye atereka ni Rwanda nandi hari porteruje nibara byekakana ke ndandata papa gendwa usunika ndebe nyaka ndebe kono no Yesu kwabuze kwifuje ko yo tugirira keneye kumwege keneye kumwege mwuzi gitangaza cyane agezaho bamamuterura bakatwa toka kumva wamugabo kuraza ni wantuze we n'ubucafu kuraza gucafuza Yesu harimo abaturage ariko n'abigishwa ba Yesu ko bataga audience nibo babaga hafi ya mwarimu mukuru bamateteka tetwa abakuriye kubera ko Yesu we nitwe tuzatwereka Yesu ntazaye ndiyo kwereka niwe ale ko twe tuzatubura twaba ngo twereka uribona ibintu byose ngo amanywa nijoro niko zabuyamwe ngo amanywa nijoro ni umuco n'umwijima kuri iyo micoki ngo amare ibona Bartimayo kuntashaka kuyega abigishwa ko barahumva ko barasunikiriya ko baratembesha utari kubona bariko basunika se neza bagatemba Yesu ngo agere neza hajya Bartimayo hirya gaho bamurebe hano kuri ano mashuri yo kutorose ageze yamhamagara ngo nimuzane uriya muntu ukeneye kirakuswe isoni nibo bagiye guteba ba Petero nibo bajanye n'abaturage bajya bariko barenguriri nibo bazanye bateruye Bartimayo bamurandakira wegera Imana naho abantu bobirwa naho umugabo wawe yobirwa naho umugore wawe yobirwa wewe ukavyeho kwegera iki Imana amen mufego amen egera wegera Imana ndarangize kurakaka wegera Imana yegera kandi itahiture ndisoma Bibiliya iravuga muri Matayo ibice 15 uhereye ku murongo wa 20